uretse kuguhobera no kugusoma n'ikihe kindi kintu kirusa gukorera ukumva urishimye? Kunsekera. Ukiramusekere de arasetse amuhereza kana. Wow. Mbenga byiza kiro akira. Nibavuga ko umukobwa asigaye akunda umuhungu akanamusaba n'urukundo, ubwo ninjye uzaba wabaye umugabo ngo ne uzabimeze ni wazandongora none se ko ari njye gushyira ni uzandongora ni uri kubyikorera wowe byose nicyo kibazo akira sha ubaye umugabo kiro bivuga ari ndongo y'umuntu no mushiriwe ngo barashwanye niko numvise natuze urumva natuze amese kamwe abanze yitekerezeho ibyo kwirirwa avuga ngo ariruka mu bangu cyangwa arakundana n'abandi nta bimurimo. Uribuka tubwira ko ari isugi? Ngo ni isugi. Isugi ziragwira cyava narumiwe urumva natuze rero ahari hose abanze yitekerezeho mbere yo kwiruka mu bindi byose kandi ubusugi bwa bukomereho. Reka nangire mbaye ikaze mu kiganiro nkuko bisanzwe tubazanira abatumirwa batandukanye, ntangira nanabashimira kuba mudohema kutwereka yuko mudukurikirana kandi mutuba hafi 5 kuri 5, mbabwira ko natwe tubakunda kandi cyane. Nkuko muri kureba imbere yanjye hari umukobwa mwiza ari kunywa amazi, ndagira ngo cameraman amutwereke neza, yambaye inkweto nziza cyane, ni umukobwa ufite umubiri mwiza. Reka wenda ndeke kuvuga byinshi kuri we, nawe aratangira twibwira. Tuguhaye ikaze kuri Kigali 250. Yego murakoze cyane, ngentwa Jennifer. Iruhande rwa Jennifer hari undi musore nawe mutuye muzi, muramenyereye cyane, ni umustar mu mafilme, mu bintu bijyanye na comedy. Nawe kantangire muhe ikaze, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mwitwa bandi n'ubwokuzi bakibutsa abakunzi? Kiroso. Iki Kiroso giteretse imyaka ingahe? Cyane myinshi. Wise Kiroso uhereye ku gifite cyangwa kiyise mbere butaraza? Bwari bwaraje. Niho nahereye. Izina ryatangiye kuzamukira nyine. Reka wenda ntangire ku mukobwa tumubaza amakuru ye ndetse natubwira muri make ni mu ntoki. Reka ntangire nkubaza, tutuye tukuzi wenda turakumenyere we na Kiroso, ariko hari abantu batazi wowe na Kiroso, mwahuye gute, mwamenyanye mute mu ncamake, kuko cyane cyane ko tuzi ko ari wowe wiyumvishemo mbere yuko Kiroso gukunda, uretse ko ataranagukunda bizi, ni wowe wabanjije kumubwira ijambo ndagukunda. Umunsi wa mbere wiyumvishije gute ubwo wumvaga ubwiye umusore ko mukunda? Umunsi wa mbere kubimubwira ntibyari gushoboka, no kumubona nabwo ntibyari gushoboka. Naribwiye ndanisubiza, mpitamo kubikora nyine ku mubiri wanjye, nishyiraho ikimwerekana nyine ko ari we Kiroso. Ni we mukobwa wakoze nk'igitangaza wishyizeho izina ry'umusore ku kibero. Ndagira ngo mbwire byaje gute kugira ngo uvuge wenda kuba ukunda umuntu ni sawa, ariko kugeza aho wishyiraho izina rye ku kibero cyangwa se ku mubiri wawe, ni iki kintu cyatumye wumva byagera kuri urwo rwego? Icyatumye mbikora nuko murabizi nyine iyo ukunda umuntu, hari igihe uba ukunda umusore ari nk'Ikigali wenda, reka nange avuga ati nk'inyamirambo, sibyo wowe wenda uri nka za Gikondo, ariko umubona ku mbuga nkoranyambaga utabona uburyo ki wabimubwira cyangwa se wenda wanabimubwira, wenda ukumva ko ari umuntu urenze kuri wowe. Hagati aho ngaho nyine njye naramukundaga, ariko we ntabyo yarazi. Ntabyo yarazi. So rero byabaye ngombwa ko nshakisha ukuntu nyine namubona. Nakoresheje nyine umunyamakuru kuri Gaheza TV amungezaho. Yego. Kiroso ko witonze nuko bari kugutaka. Rega ndi umugeni ngomba kwitonda. Ndi umugeni ngomba kwitonda. Urabyumva ufite kuba baraguhisemo nk'umusore nyine umukobwa yakunze, wabyakire gute cyumva ko umukobwa akubweka gukunda? Birumvikana, numvaga ari ibintu nyine biraho, nkumva ni wenda ni ya mitwiko, nkumva sibyo, ariko nanjye nkibyibonera nkanabyiyemerera,
numvise ari ibintu byiza cyane byaranashimishije. Yaba ari umukobwa wa kangahe wo kwisabira urukundo kuva nyine watangira ibintu byo gukundana cyangwa wamenyeka? Yaba ari umukobwa kangahe ukubwiye nyine ko gukunda? Sibwo ni benshi ntabwo babarika. ariko wenda twongereho yaba ari uwa kabiri mu bazwi Samantha n'uyu ko Samantha ntabwo navuga ko yari uri muri iyo nari umwisabiye Fanny. Samantha niwe waje kurunsaba nyine ariko yarunsabye bitamufasheho urwo rwarajegajegaga yaje kwijugunya yaje anyijwinya atakara ahita agwa hasi. Nyine tubwira ukuntu wiyumva iyo umusore nyine wenda ko umusore yakunda umukobwa ni bisanzwe ariko kuba umusore yabwirwa kakundwa umukobwa wa mbere wa kabiri akabikubwira ni igiki kintu wibonaho gitandukanye n'abandi basore ku buryo abakobwa bakubona bakumva barakwifuza? Ni icyizere bigaragara ko ari nk'ikizere baba bangiriye cyangwa bankunze yenda ko bambonamo icyo cyizere ko namubera nk'umukunzi mwiza cyangwa namubera umugabo mwiza, noneho akanyizera akambwira ko nkunda. Navuga ko ibyo bintu ndanabyishimira cyane. Barabikubwira ariko ukuntu birangira nabi nta mukobwa ndabona nyine mukundana ngo mukomezanye, ni ukubera iki? Ufite nyatsi mu rukundo? Oya, hagarara hano urebe. Uzahagarara hano urebe noneho ubwo niwe uzahita uvuga. Ubwo hano n'ibyanga uzamenye ko iyo nyatsi ihari. Ikibazo nyine ntabwo uravuga yego. Erega kugeza isaha umukobwa aracyategereje ntabwo uravuga yego. Urindiriye iki se? Hari kandi kana utendetse ku ruhande utaramenye neza uko byifashe. Ariko ibintu byose ni gake nkuko nawe yafashe uwo mwanya akankunda icyo gihe. Niyo mpamvu nanjye ngomba kubanza akangira ate nkamwigaho nkamenya ngo se bimurimo neza nyine nanjye nkabyemera nyine nkabishimangira. Yego yo nzayivuga buriya. Cyari kubitekerezaho. Nyibutse akazina akaba haryambwiye ko Jennifer. Iyo tatuwaje iri mu gatuza twerekeho gatoya turebe neza. Rurasa n'udusobanurira tugire n'amagambo handitseho follow your heart. Kuki washyize aho ngaho nyine ku impamvu nayishyizeho n'amagambo nkubwiye namahitamo umutima wanjye. Ntabwo ari umuntu runaka watumye uyishyiraho, ni KIROSO, ni umuntu nyine ukunda. Byose nabikoze ubundi ntaramenya KIROSO ko ntangiro z'ibyo nyine nakubwiye bwa mbere nabikoze ntaramenya KIROSO. So rero kuba nari ntaramumenya rero no kwiyandikaho tatuwaje zose mfite byose nyine nabikoze mvuga ati byose ubundi namuhitamo umutima wanjye kuba mukunda naba mubona naba ntamubona n'ubundi ndamukunda. Yego. Kuri mu biro ufite tatuwaje zingahe? Ni nyinshi ntabwo nazibara. Turi kubona imwe ariko ari gare imwe yo mbonye indi ku kaboko. Ni flower. Ni flower ariko nkuko nyine nari nzi KIROSO nkumva ko hari inkuru rabo ruranshimisha tu. Ruranshimisha ururabo no kuba wenda nanarwishyiraho ku mubiri yabiranshimisha cyane. Kuba wakishyira urabona nkaho ufite KIROSO. Ni nkaho mufite kuko haba no ku kibero sibyo se. Ariko ibintu byawe ari byiza cyuru wari ikintu hindura nyine mugakomezanya ko mbona nyine ni nkandiri mu gocenga igikara cyane giwe n'inzobe yawe nyine urabona ko ari ibintu nyine bimacinga mwabigize seriye tukabashyigikira. Oya n'ubundi ntararenga bizaba seriye. Turimo turabisengera ngo bizagende neza kandi mu by'ukuri ndumva nta kizatuma nubwo ntaravuga yego byanga bikunda amaherezo y'inzira ni mu nzu. Garacyanyicisha amatsiko. None se ikintu nshaka kwibaza ejo bundi nabonye ahantu mwakoze ikiganiro muri gusomana, ni gute wasomana n'umuntu utaremerera urukundo? Yarandobesheje buriya ngo kwari kugirango nyine. Ariko gusomana ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko uri hafi kwemera. Wishimiye umuntu cyangwa mwishimanye. Kucyo bitaramwemerera. Impamvu nyine nuko numvaga mwishimiye. Kubiteganya kandi mu by'ukuri nyine nibyo ndi kuba ndi kubisengera kandi mfite
mfite icyizere ko bizagenda neza, igisubizo kizaba cyiza. Yego. Tumenyereye yuko akenshi umusore ari gutera intambwe ya mbere, na Knowless mu ndirimbo ye yarabiririmbye ati tera intambwe ya mbere izindi ndazitera, kugira ngo wumve ko ugiye gutera intambwe ya mbere ubwira umusore ko mukunda, wabyumvishemo gute? Akenshi tubyumva ko ari nk'agasuzuguro, wenda umutipe yagusuzugura, wowe nyine kugira ngo wumve ko ugiye gutera intambwe ubwira umusore ko mukunda, bumvaga umeze ute muri wowe? Uburyo njye niyumvaga bitewe n'uburyo nari mbangamiwe, n'ubundi ntabwo nari kumubona ngo mbimubwire. Nabikubwiye, nahisemo kubyiyandikaho ndabigumana mu mutima wanjye. So rero akimara kubona video nyine ivuga ngo wenda ngo hari umukobwa ngo hari ngo wamupfire ngo ari kwa muganga ngameze nabi, urumva nawe nyine yagize amatsiko yo kuza kundeba. None icyo gihe rwose pe nari meze nabi, ariko maze kumubona narakize, narakize bira neza, nampobera. Uretse kuguhobera no kugusoma n'ikihe kindi kintu kirusa gukorera ukumva urishimye? Kunsekera. Ukiramusekere de arasetse. Iyo gusekeye wumva wishimye? Umusekere nyine yongera yishimye. Umusekere umureba nsekera seka kirasa gukundana, ndabona byakwijabutse, ndabona wagize isoni wifashe, ntabwo umuntu mukundana mwamwikiranye gutyo ngo wicara gutya nawe yicaye gutya, wagize isoni mukuriho n'unyine si umukunzi wawe se? Umva, nta kibazo, ntabwo mwishisha, nta kibazo, kandi ibyiza biri imbere. Uburyohe bwarwo turaje turwerekane mu gihe kiri imbere. Kira urateganya gushaka ryari cyangwa gufata umwanzuro wo kubaka urugo, urabiteganya ryari? Wenda bibaye byiza Imana ibimfashijemo, uyu mwaka cyashoboka cyane. Uyu mwaka cyangwa umwaka? Reka uyu mwaka ari 2021. 2022. Ariko ikibazo misengira mu bakobwa wenda uzashaka ari muri babandi bawe, uyu nguyu Samantha, Fanny, ni muri abo cyangwa ufite kandi ku ruhande? Hazari kibutabona ubundi. Hari ikibutabona. Abo ngabo ntabarimo. Wanatubwira ko uyu niba ari wo mwanzuro wafashe nabyo nta kibazo. Birashoboka kubera Imana. Imana ifite inzira nyinshi itangiramo, byashoboka ko yaba we cyangwa akaba n'undi, ariko mu by'ukuri arahari. Yego. Ufite ikigahunda. Ugitangira kujya mu bintu byo kuvuga yuko ukunda umuntu, wakunze umusore, iwanyu babyakiriye gute? Akenshi ababyeyi hari igihe nyine babona wenda utaye umuco, famiye yakiriye gute nyuma yo kumva ko hari umusore wakubwiye kukunda, ukanashyiraho ikimenyetso cyerekana ko umukunda ku itako ryawe? Barabizi. Nta kintu byabatwara? Nta kintu byiheze bibatwara, famiye yanjye nta kibazo igeze igira. Yabyakiriye neza? Babyakiriye neza, aravuga ati so ahubwo nimba umufite ntari biyaza akanadusuhuza nyine tukanamumenya. Nakubonye mpita nibuka hari ibintu nigeze kubona ukina bijyanye n'ibishego. Bishego bivuyemo warabiretse, wagiye mu rukundo uhita ubitera umugongo, byagenze? Na nubwo n'ibishego bavuga inyigisho z'abakuru. Inyigisho z'abakuru? Ubwo nari ndivuze nabi. Ubwo wari ubivuze nabi. Kanisubire, inyigisho z'abakuru waraziretse? Oya, ntabwo nazireka kubera ko n'ubundi ni inyigisho, kandi n'abafana banjye nabo baba bankeneye. Oya, muri make umuntu yagira amatsiko akibaza biriya bintu buvuga, amagambo nyine muba mukoresha, nyine muvuga ibintu bibaho, ariko ku mukobwa muto nkawe uburyo ugaragara ntabwo umuntu wakika ko biriya byose ubizi mu mutwe nyine. Nakibaza nyine cyangwa abantu bakibaza bira nyine mu bikuraye, hari ahantu mu bisoma cyangwa usuri mukuru ka ubizi byose nyine uko bikorwa, cyangwa mugenda mubaririza amagambo nkariye wayakuye hehe nyine gusobanurira abantu nyine uburyo kuryama uko bimera n'ibiki byose? Navuga ko ari nk'impano, ukaba proud yo kuba wavuga ikintu nyine tu nta soni. Nabonye muri comment naravuze bati umuntu ukundana n'ura mukobwa no munyamahirwe, kuko uburyo ubuzi ibintu bijyanye nyine n'ibyo kuryamana, urumva ko umusore mukundana aba nyine n'umunyamahirwe ko nyine ububizi byose. Umusore mwakundanaga icyo gihe cyangwa se uwo mukundana nyine abyumva gute?
ntago nakundanaga n'umusore icyo gihe, ahubwo hari uwo njye nakundaga ariko nanjye ntafite buryo ki nshobora kuba nayimubwira, ariko ni KIROSO. KIROSO ntago byatari nkavuga ati ewa na kila kitu tu mubonye nakimuhereza. wagira ute? Buri kintu nyine cyose nyine mubonye nakimuha, kuko aho ngaho watangira kugira icyo umuhaze. ubu ngubu ndi no kwishima ko ari kumpa umwanya kenshi, akananyemera ko tunahura. Ndabyibuka ko mu ijoro ry'uwo munsi njya guhamagara uwo munyamakuru wo kuri Gaheza, ndabizi nari meze nabi byatari, ndavuga ati cyakoze basi niyo banambwiye ataciye hariya nkahagarara hano nkahakandagira gusa, so nshobora kumva ameze neza. Utangiye gukundana ufite imyaka ingahe kumva ko wakunze umuntu? Ni ku myaka yanjye 21 n'ubundi nibwo nishyizemo umuhungu numva koko mpfuye. Tubwira ko ari KIROSO wahereyeho ukundana nawe? Niwe kuko ntago nababeshya, kuko njye no gufata n'umwanzuro kuvuga ngo reka ntangire njye ninganiriza abakuru cyangwa se abanduta. Nafashe umwanzuro nyine maramaje, ndavuga ati by'inkundo ndabiretse, kabone nubwo hanaboneka n'uzaza mbwira ngo arankunda, njye niyumvamo umuntu tu niwe nzafatira mvuge ati niwe nkunze. Yego. Ku bijyanye wenda wambwiye ngo ni inyigisho z'abakuru, abantu benshi bazi ko abakobwa nyine bakora biriya bavuga bigisha izo nyigisho z'abakuru bavugaga, abenshi bazi ko bari ibirara, abakobwa nyine bavuga ibintu bitajyanye n'umuco, ari uburara. Kuri wowe nyine abantu babyakiriye gute mu nshuti zawe, mu kazi kawe wenda wari usanzwe ukora? Ntabwo byakugaragaje nabi mu bavandimwe cyangwa mu nshuti zawe bakubona ukundi? No, nta kibazo bigeze bagira, ahubwo abenshi n'abataramvugishaga nagiye ko ahubwo mbona bakajya bamvugisha mu makomenti, nta muntu umwe mvuga nabi, bavuga ati cyakoze ahubwo wowe tunakubuze byaba bibi, ariko ntari nabwo ndacyahari, nubwo bwose nafashe indi ntera nyine kuvuga ati ndi mu rukundo ngo ni sweetheart. KIROSO byamurinze no kuvuga. Urabyumva gute gukundana n'umukobwa nyine usobanukiye ibintu byo kubaka urugo? Navuga ko ibyo kuganiriza abakuru bijyanye no kubaka urugo, ukundwa n'umukobwa uzi ibijyanye n'urukundo, uburyo nyine urukundo rukorwamo, uburyo wakunda n'umusore, uburyo wajya umufata, nta matsiko ufite yo kubona nyine agufata muri urwo rwego ku buryo byatuma nyine uhita wumva umukunze ako kanya. Ni byiza cyane, kandi urumva buriya abantu benshi ngo zabo zisenyukira hariya. Iyo utazi kariya kazi urumva ushituka bakuzengurutse. Urakazi se? Umva azamanosi cyangwa uragerageza azamanosi azanyigisha, ndi kumwe na mwarimu, kandi buriya ikiza kandi nishimiye nuko urumva urugo rwacu ruzakomera, nta muntu uzanzenguruka, kubera yuko zaba ndi kumwe n'umuntu bisobanukiwe na mwarimu bizi neza. Angorore yansobanurire, yankosore fresh rukomere cyane. Ariko ndagira ngo ku nama z'abakuru ujya wigishaho uze kutwigishaho gakeya, hari icyo bitwaye? Egoko twazabifatira undi munsi. Ariko nta kibazo, si byemera ubundi ko nukugira abantu inama, abubatse nyine n'abakobwa ubyo bakundana n'abashiri babo. Tubwireho gato nyine ku bijyanye n'izo nama, cyangwa se inama wagiriye abantu kumva zirabafashije, bakubwira ati iriya nama watugiriye yadufashije, akantu gato cyane ntabwo ari bireba. Urimo kumbwira ngombwire ko nk'akantu gato wigishije umuntu akavuga ati kara kantu naragakoze karankorera nyine, warakoze nyine nk'inama wagiriye umuntu akayikora, kubwira ko nyine byagenze neza, agushimira muri make. Ni kwa kundi nyine wenda ushobora kuba uri umugabo ukaba ufite umugore wawe akenshi aguca inyuma, wowe nk'umugabo utabizi, nyuma yaho ukaza wenda nko kumubwira uti nguhaye amafaranga, genda ujye mu mujyi,
umugore yafata amafaranga ntiyigire mu mujyi ahubwo akigira hehe mu kabari kuryoshya n'abandi, aho ngaho nyine uhita umenya ko asigaye aguca inyuma. So nk'inama nyine nk'uwo muntu ashobora kuba yarangishije inama namugiriye nuko namubwiye ati noneho ubutaha numuha amafaranga ntuzemere kumureka agende wenyine, uzamubwire ati turajyana, ngo ndumva yagenze neza. urambeshye uraduhwitse ariko ntakereka aradutuburiye ibintu tubwire arabatuburiye wigishaga n'ahantu bihuriye uragerageje ariko uhita ubihebye ukuntu uraducuritse. Ariko ntacyo bw'umukunzi wabasha kumusobanurira wenda kumva yuko nyine ako kazi wa mugani yavuze gakomeye k'urugo kazajya gakugereza. Amasomo agomba kuyamata fresh ewana, kubera yuko tuzajya tuba turi kumwe kenshi, nta kosa rigomba kubaho. Ubyumva gute umunsi Kiroso yavuze ati nemeye ko dukundana, uzabyakira gute? Ndumva nzaba mvutse bwa kabiri nubwa kuvuka bushya. Nzaba mvutse bushya kuko ni nk'igitangaza, donc aho ngaho nyine azaba anyeretse. Ni akahe kantu wahita umukorera akikwereka yuko agukunda, nyine akikubwira yesi nk'uko abakobwa aribo bavuga yesi? Ni akahe kantu wahita umukorera nyine uri kumva kakuza hafi nyine nk'umuntu ukunda ukwemereye nyine ko mugiye gukundana? Ni akahe kantu wahita umukorera kandi bya byiza unakatweretse? Akantu namukorera okay, namuhereza kano. Wow! Mbenga byiza Kiro, akira. Mbega akantu keza. Ubwo se kaba ka surprise cyangwa kagiye? Oya, ahubwo nyine oya ntago byajya hanze kuko nyine mubikoze nyine kugira ngo mutwereke koko erega mushaka gukundana, ariko abantu bavuga ati umuntu uramuntu adafata ku rutugu barakundana, ariko ko nta kantu kagaragaza yuko umuntu mukundana. Ahubwo se Kire kutavuga ngo wakongera ako muhaye sakamanuza amazi ahubwo ari sakamira. Oya shayi iriga nyine mwinjye mwisanzura n'abantu bakundana, nubwo mushatse mwana kongera mukagahana nta kibazo. Kirosha bikora Kiroso aragira ngo bajya bamwikururira. Kiroso njyewe nibavuga ko umukobwa asigaye akunda umuhungu akanamusaba n'urukundo, ubwo ni njyewe uzaba wabaye umugabo ngo ne ko bizabimeze. Ni wazandongora none se ko ari njyewe gushyira ni wazandongora ni uri kubyikorera wowe byose nicyo kibazo. Akirasha ubaye umugabo si ubona ni gutyo nyine biriko biraza. Ni ku ishuri none uri kuntera agashyari. yangane Cyikora gukundana ni byiza nyine. Ikintu nge nabifuriza hagati yanyu nuko iyo ugize amahirwe kubona umuntu ugukunda, navuga ko ari nk'amahirwe kuko akenshi hari igihe wiruka inyuma y'umuntu ntagukunde. Icyo nakubwira cyo uri umunyamahirwe kandi ukwiye gufatirana ayo mahirwe. Amena. Imana ibihe bari bamugisha cyane rwose. Igihe rero kizagera wenda reka nizere ko igihe kizagera mukajya mu murenge bigashamo byose ku buryo nyine bigaragarira amaso y'abantu, utwo tubizo muri guhana imbere yacu mukaduhana imbere agake twakamanika gutya agize nakako akaboko nanjye ntakaye navuze nakaboko. Icyo gihe turakifuza ko kizagera nyine mukabigaragaza n'imbere y'Imana. Nta kibazo imbere y'Imana n'abantu, ari ababyemera n'abatabyemera tukabigaragaza. Wumva kuri wowe igihe cyo gushaka uzashaka nko mu gihe kingana n'icyo urabura igihe nyine nk'umukobwa, wumva ko ubwawe uzashaka ufite imyaka ingahe, ugeze ku giti cyanjye nifuzaga ko byarangirana n'ukwezi kwa 12. Kiro bivuga ndongo y'umuntu ukarongora gike yenge kurongora umuntu kwa 12 nushaka uherena none aya shabwo bwa bari uburaya. Tumva gute nyine mu cyifuzo cye
wewe watubwiye umwaka utaha, watubwiye uyu mwaka. umwaka utaha byibuze mu ntangiriro zawo. Bimubwire nyine yumve ko byabyemera. Mu ntangiriro zawo. ntago byakunda. Waba warashize. aba narashize. Cyangwa kubita ibikeya hafi aho. ntago nabyemera. Cyangwa kubita ibikeya hafi aho umva ntuzamenya ahubwo ko ugeze. ntago nabyemera. Kiro, nakaye kantu umusheri wawe wenda mushyashya nyine uyu turi kubona ajya gukorera kumva karagushimishije nyine mu gihe wenda ari kukubwira ko agukunda gusaba urukundo, nakaye kantu akwereka kugira ngo nyine ubone ko agukunda kagushimisha cyangwa se akanagukorera. Umva nkubwire, kenshi na kenshi iyo twicaranye wenda nkunda kureba ahantu yanditse rya zina ryanjye, nkabona ukuntu ryanditse. wareba se ubwo birangirira aho ngaho? Yego. Reka hari ahantu twabonye ko ari ahantu kure cyane. No kuri. Nta kuntu wahagira ngo birangirire. Birangiriraho ndeba izina ryanjye gusa, nareba n'aha ngaha amahitamo, umva ni kwicinya icyaha mu mutima. Kuvuga Yesu ni ijambo ryoroshye cyane, kuki biri kukuvuna kuvuga Yesu kandi mu maso y'abantu nkuko bari kubibona nawe urukundo rurimo pe, kuko wahwereye nawe ntabwo uri kubyiyumvisha, ariko kuvuga Yesu biranga. Kuki kuvuga Yesu bikwanga? Buriya rero bajya bavuga ngo umugabo ahindukira ku buriri ntahindukira ku ijambo. Ku buriri nabushatse ntiwahindukira, ntabwo ari itegeko. Ni itegeko. Icyo nshatse kuvuga rero ni iki, ngomba kurivuga ndivuze nta mpamvu yo kwisubira. Nkarivuga ndivuze, nkarivuga namaze kubibona neza. Yego ari yego, atari ukuvuga ngo cyagiye narahubutse kuki nahise nemera. Niyo mpamvu rero mugomba kwitonda. Reka mbaze madamu mu buzima busanzwe, ubwo reka dutangire turi kwiteka kuko n'ubundi ni mu kwa 10 n'ejo bundi mu kwa 12 harya. Reka wenda nkubaze ikindi kintu kimwe, nagira nkubaze uburyo ubunona uburyo uri kwiyumva wicaranye na Kiroso muri kuganira utubizo, reka turi gucicikana mu mutima wawe uri kumva umeze gute? Nje ndumva ameze neza nta kibazo. Urumva twaganira ntidusoze kuko bukanya arataha nawe utaha, bukanya aragenda, nicyo kibazo. Ndi kumva ubu ngubu si yose nyifite mu ntoki zanjye. Gira akajambo keza wamubwira nyine nk'umuntu ukunda kandi nk'umuntu muri kumwe. Ngiye kumumenyesha nyere. Ntabwo ari gutyo wari kuyamuha, wari kuyashyira hano kayitiyamo. Sandi widushuka kugira ngo nyine ugaragaze widushuka bari kuguha amazi ukemera. Ibintu byose ni slow gake. Cyakora ukuntu uragaragara nk'umuntu wishimye koko. Yego ndishimye. Urabyumva gute muri aka kanya Kiroso ugiye kubona ukabona arapfukamye agusabye ko mwaba? Ntabwo sinzi, hari ukuntu wavuga ngo umuntu yarwaye wenda harya igicuri cyangwa ukarwara indege make. Nkarwara indege. Naba mbonekeye. Wabyifatamo byaba binungwe. Jya kurira bitaraba. Ntabwo byabaye. Nyine nta ribi, nagerageza kubyakira ariko ku mutima nabona byangora. None uvuze yuko wifuza ko mwabana mu kwa 12. Mu buzima busanzwe ukora iki? Noneho wenda tugiye hanze twinjiye gato mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ndi umwanditsi w'amafilime. Wandika filime? Yego. Kwandika filime byanyambye cyangwa? Yego. Nihe filime wanditse wenda twavuga ko yakinwe cyangwa yagaragaye abantu bagaragayemo? Ni Sugar Mama. Ni umuhe mustar uyikinamo? Nimba umustar urimo ntago baramenyekana cyane, nanjye nzi ko nahakinnye muri season ya mbere yasohotse yujuje miliyoni. Wandika filime ikarangira season ukandika indi na n'ubu ngo biracyakorwa, sibye ko njye nyine nahise ndwara ndabwira ati mwe mukomeze ntariho.
kugira ngo wandikire umuntu filime bisaba iki, umuca amafaranga angahe? Kuko hari abantu benshi baba bakeneye filime ariko batazi kwandika, wenda akaba hari umuntu wakifuza yuko wamufasha kugira ngo mwandikire filime, bisaba iki kugira ngo umuntu nyine yansabye ubufasha ukuntu nshobora kuba nabumuha? Hari igihe ambwira igitekerezo cye wenda nkagihindura nkamubwira ati wapi iki ngiki ntabwo kijyanye, nihereyeho, ubundi nandika nihereyeho. Kubera icyo utarasohora filime yawe? Filime yanjye nta bushobozi ndabona buhagije, ariko ubwo mfite umukunzi bizagerwaho. Ibintu byose iyo ufite umuntu ukuri hafi ukwitayeho byose bigenda urumva ko ari wowe sapoti. Urumva yuko ari wowe muntu uzatuma ubuzima bwe bugenda neza ndetse no mu kazi ke ka buri munsi. Nzayamuha amayide yandike mufashe ntangira bakine cyane ko mwese muri abakinnyi ba filime, muri abasitari, urumva bizabafasha cyane. Ntangira bizi ko ibyo bintu ari impano yanjye. None kuki uri kwifuza ko mwabana muri uyu mwaka? Ni vuba cyane kandi tuzi ko ibintu byo gukora ubukwe biragora. Urumva ayo mafaranga urayafite cyangwa ugiye gutangira kuyashaka ubu ngubu cyangwa mugiye kuyashaka? Oya, tuzafatikanya turebe ibyo umwe afite n'ibyo ndafite duhuze, n'abandi bazadutwerera. Ikibazo ntago muri kugaragariza abantu ko bihari, no si baratwera batazi ko urugo ruhari. Abafana bacu nabo wisuvuga ati njyewe ndabyemeye, abafana batangira nyine bagatwerera, ariko ikibazo nyine nta jambo uri kuvuga. Biri hafi mutegereze, biri hafi. Bigezemo hagati. Ibyo bintu byo kwicisha umuntu amatsiko bigezemo hagati. Uzi ko uba uri kuvunisha undi mwana mu rukundo. Hari ikintu bita kuvunisha umuntu mu rukundo, ni igihe umuntu agukunda we nyine wese umukunda uko agukunda. Bigezemo hagati. Kandi umunsi ku munsi murabizi ko tukunze kubana cyangwa kubonana mwebwe, tuzagenda tubabwira uko bimeze. Kusa n'umuntu unaniwe cyane waraye mu rugo? Nta kibazo mfite. Cyangwa mwari kumwe n'umuntu mukiriya? Ni izuba. Ndikubona unaniwe, ufite imbaraga nkeya. Ijoro ryanjye Sandrine urashaka kuneza abafana? Umunsi mwe nintabagoho KIROSO nkasanga muri kumwe ahantu, ngiye igiti kintu ngiye kukiga. Yizaba enjoy. Kuko ibyo bintu byose uri kwigira wijijisha ni ikigaragaza yuko birimo ariko hari ikintu muri kuduhisha. Izaba enjoy nyine y'abantu bari mu rukundo. Mubishyire hanze tubibone bazi. Bari gufiyasa. Ariko abantu bategereje kubona KIROSO afite umukunzi ni benshi cyane, kandi ni benshi njya mbona muri comment. Ako niko kantu ubundi nakashyizeho. Ni benshi muri comment bavuga bati dose uraba kimwe ukagira. Barumva kanteye n'ishyari. Umuntu ukambaye barumva nteye ishyari, ariko ishyari ryiza. Ni ishyari ribi. Ni ishyari ryiza. Kuko umuntu ukambaye rwose ndamwubaha cyane. Nyine we harabureke. Njyewe ni vuba. Kiroreka wenda se nugana ku musozo ho gatoya, kuko mbakweye mu kazi kanyu kugira ngo mbarekure, ndagira ngo ugire ibibazo bitatu mbariza umukunzi wawe cyangwa se ugukunda, nawe aragira ibibazo bitatu akumbariza. Yes, reka mpere ku kibazo wambwiye ngo urashaka tubana mu kwa 12 cyangwa urashaka kuzaba washinze urugo mu kwa 12. Ni iki gituma nyine ushaka kuba wabana nanjye icyo gihe cyangwa washinga urugo icyo gihe? Impamvu ya mbere nuko njye namaze igihe kinini ntagufite, none se n'igihe nkubonye uzongera uncike? Ntabwo byakunda. Yes, icyizere ni ikihe cyizere wangiriye kugira ngo wumve ko tuzabana cyangwa wumve yuko ntagucika uko bivuze? Icyizere ni cyuko wenda nanjye naba nagusabye ikintu wenda ukaza kubyumva ko nakigusabye, ukazanabishyiramo umuhati ukavuga ati yabisabye bikwiye ku mutima, kandi wenda n'ibikorwa afite birabinyereka, ukambwira umwanzuro wawe. Ese ababyeyi bawe urankunda, ababyeyi bawe babyanze cyangwa abavandimwe bawe bakavuga ko batanshaka, wabyitwara mute? Babyanga babyemera ni amahitamo y'umutima wanjye, ntabwo nshobora kurekura. Thank you, urakoze cyane. Nta kurekura.
gahunda niyo kutarekura. Okay, murakoze cyane. None se ndavuga umukunzi Higo ndabyemerewe. Yabikwemereye nk'umuntu. Okay. None se bibaye ngombwa ko wenda njya nko hanze, wahitamo ugashaka undi mukobwa cyangwa wakomezanya nanjye ukavuga uti nubwo bwose agiye ariko azagaruka, wabigenza gute? Ni ukuvuga ngo byaterwa n'igihe cyangwa revo urukundo rwacu rwaba rugezeho. Ni ukuvuga ngo rugeze kure, ruri ku rwego rushimishije, niko nabivuga, nta gutegereza. Okay. Ese ukimara kubona njyewe Jennifer nakwiyanditseho kandi imbere yawe wamugani haraciye abakobwa benshi, sibyo? Wiyumvishe gute? Se wabifashe nk'iki, cyangwa wabifashe nk'aho ari ubusazi, cyangwa wumvaga ko ari za nkuru nyine zidafashe? Bitewe n'ubusobanuro wampaye cyangwa ikiganiro twagiranye, numvise yuko ari ibyanyabyo, biranashimisha cyane. Numva ko uri seriye, ibyo wakoze bikurimo, atari ibyo byo kuvuga ku munwa gusa. Okay, ikibazo cya nyuma ari nacyo cya gatatu, sibyo waduhaye? Okay, ese ubu ngubu aka kanya bibaye ngombwa ko nanjye ngusaba ngo unyiyandikeho, wabikora? Ndahita nsubira hasi kuri cya kibazo nasubiza amaze ngo cyo kujya hanze. Byaterwa n'intera urukundo rwacu rugezeho, niko nakubwiye. Ubu yenda kano kanya ubu tuvugana bishobora kudahita bikunda, ariko yenda nko mu minsi iri imbere cyangwa mu gihe kiri imbere, bitewe na ntuza urukundo rwacu rugezeho, byashoboka. Murakoze cyane. Mubazanyije neza rwose, ahubwo ndabona buri muntu avuze akari ku mutima. Avuze tatuwaje, kiro nta tatuwaje ugira ku mubiri wawe? Hapi. Sinago uzikunda? Ntago nzikunda. Tatuwaje ntago nzikunda ngiye ku mubiri wanjye. Simpfe ngo nuko ndi n'igikara. Ese wamagana ubu yagaragara? Rebe. Ntago. Ari izo batera zikagaragara, abantu igikara ni cyiza, sibyo? Nagaruka guserereza, ariko nyine tatuwaje ariko bagushyiraho itukura, kuko n'abanyenezo zihari bankubitaho umukara ntago yagaragara cyane. Bankubitaho itukura. Kuba ukundana n'umukobwa ufite tatuwaje ubivuga iki, cyangwa ari cyo kintu nawe urazikunda? Bitewe n'impamvu yayishyizeho, ndabikunda cyane, nabimukundiye iyo ntuza yashyizeho, nta kintu bimbangamiyeho, habe na gito. Reka wenda ngire ikintu gito nkwisabira, wagira ikintu ubwira wenda, kuko n'ubundi turi gusoza, wagira ikintu ubwira kuko ufite abafana, ukina filime, uri umukomediye, nyine byose muri rusange, wagira ikintu ubwira abakunzi bawe, cyangwa se nimba bashimira, kugira ngo dusoze ikiganiro neza, ibyo babwira ushaka kugira ngo bagezeho, wagira ikintu babwira, tugera no kwa fiance wawe, dusoza ikiganiro musezera abafana. Icyo nababwira abafana banjye ni ukudushyigikira, no kudusengera, tugasengera n'uru rukundo rwacu. Ntabwo biba byoroshye, Satani hari ukuntu agenda yivanga mu bintu, bakadusengera, ikindi bakadushyigikira cyane. Ikindi nabasabaga ni ukuzajya wenda bankurikira mu mafilime ngenda nyine atandukanye. Ubu hari filime ndi gukina yitwa Urukundo si ikiguzi, cyo kuri KIROSO TV. Ikindi bakanyandikira kuri KIROSO TV, bagakora subscribe, kuri Gaheza TV bagakora subscribe. Noneho ubundi ikindi abantu bakunda kungira inama, banahamagara bampa ibitekerezo bitandukanye. Za nimero zanjye ni 078 29 62 15 8. Gira ikintu nisengera amatsiko gatoya, n'irihe jambo wabwira Samantha muri aka kanya, hari hose wamubwira iki? Icyo namubwira, n'ubu ngishimangiraho, nkunda kuvuga kenshi cyane, namubwira ngo ahari hose natuze,
naho mushiriwe ngo barashwanye niko numvise natuze urumva natuze amese kamwe abanze yitekerezeho ibyo kwirirwa avuga ngo ariruka mu bantu cyangwa arakundana n'abandi nta bimurimo. Uribuka tubwira ko ari isugi? Ngo ni isugi. Isugi ziragwira cyava narumiwe urumva natuze rero ahari hose abanze yitekerezeho mbere yo kwiruka mu bindi byose kandi ubusugi bwa bukomereho. Ako kantu mucishijemo ntabwo kaba ari keza. Ratana nawe tubwire usuhuza abafana ndetse n'abakunzi bawe ubasezera ubabwira wenda aho bagusanga imvugo ukoresha. Numvise unagira n'ikiganiro biranye bavuze ngo ni kuganiriza abakuru ni inyigisho y'abakuru. Hari umuntu waba ukeneye ko bamwigisha ku ruhande nyine kuri telefone, ubwo uratanga nimero ya telefone kugira ngo nyine uwakifuza kugira ngo mugire iyo nama cyangwa se umufana washaka kugusuhuza abona hagusanga. Okay. Nje by'umwihariko baranshyigikira cyane, abashyigikira cyane bose ndabakunda. Abari hanze mbega mu ngero nyinshi banazi pe ni benshi cyane ntago nabarondora kuko abankunda ni benshi nanjye ariko ndabakunda by'umwihariko. So rero bakaba bankurikirana kuri Gen TV ni yanjye ni YouTube channel yanjye bwite sibyo. Gen TV rero ukeneye izo nyigisho niho yazisanga. Ariko mu minsi iri imbere nshaka ko tuzajya twiga n'ibindi turacyabahishiye byinshi murabibona ko turi no mu ngendo zigiye zitandukanye by'umwihariko bose turabakunda cyane. So bakanansanga ku Mutoni TV naho tuba tuhari rwose turigisha. Nimero ya telefone ni 078 015 1039. Yego rika wenda gusaba akantu byakunda tukazagutumira ubutaha ukatuganiriza ku byerekeranye n'izo nyigisho ukatwigisha natwe nyine tukagira ikiganiro nyine uri kwigisha abantu ukatubwira uburyo wigishamo. Hari ikibazo? Nta kibazo rwose. Yego urakoze cyane. Reka nizire ko ubutaha uzagaruka ukatuganiriza ku nyigisho wigisha abakuru natwe tumenye uko ingo zubakwa kandi nkwifuriza no kugira amahirwe mu rukundo. Umusheri wawe bizacemo ubutaha muzaze mutubwira ko byaciyemo buri wese yambaye akameta muri kiragoberera muri ndashaka kuzambara impeta nk'iri ya cameraman ndi kwibona cameraman ari bubwira ndaza kububaza nawe bigutera agashyari bigutera ishyari ariko ryiza. Mwakoze rero kubana natwe. Reka nshimire abantu mwese mwadukurikiye mwakurikiranye ibiganiro tugira. Murabizi ko iyo mushaka umutumirwa cyangwa mwakunze ikiganiro twakoze muratubwira tukongera tukamagura muri comment nutubizo mubaze. Reka mbabwire ni ikiganiro nakagaruka ni mukunda abatumirwa bacu mwandika muri comment ndetse mukatubwira ati turashaka ko mwongera mukabagarura. Turabikora cyane kandi mbashimira yuko mutwereka yuko mudukurikirana naka turabakunda cyane. Ciao ciao.